Shalom, shalom, ndagusuhuje mu izina ry'umwami wa Yesu Kristo wa Nazareti. Ni Evangeliste Niyirema Aimable. Mfashe aka kanya ngo tuganire mukundwa. Ese ugira Bibiliya? Niba uyifite se urayisoma? Niba uyisoma se uyisoma ryari, mu buhe mwanya? Ni umugisha kugira ijambo ry'Imana Bibiliya, ni byiza. Niba hari ikintu kiryoha gusoma ukumva uranezerewe, waba udafite amahoro ukagira ayo mahoro, waba umeze ukuntu ukumva uguwe neza, ni Bibiliya. Bibiliya iraryoha. Nibyo, hari igihe inshuti yawe mudaherukana ikohereza mesaje, wayisoma ukumva uranezerewe. Bamwe na bamwe hari n'igihe bashonga amarira mu maso bibutse byinshi. Sheri hari igihe yakohereza mesaje ukaba atari komana we, ukumva uranezerewe. Ariko abasoma ijambo ry'Imana Bibiliya ni byiza. Bibiliya, twasomye ibitabo byinshi, dusoma amakayi menshi. Hari igihe mwabaga mufite nka examen cyangwa se na interrogation, wasoma ukumva byose wabiborotse, byose urabizi byose, wasoma nukajya wumva nyine ni uburyohe, ni ubusabane. Ariko Bibiliya iraryoha. Ijambo ry'Imana Bibiliya, iby'Imana yavuze, ibyahumetswe n'Imana, iby'Imana yivugiye, biraryoha. Mukundwa, sinzi ibyo usoma, ariko Imana iduhana umugisha uyu munsi wa none dusome Bibiliya kurenza uko twayisomaga. Imana y'amahoro, njyewe nawe, iduhana umugisha dusome Bibiliya uko twayisomaga. Ese mukundwa, Bibiliya niba uyifite, ubu kano kanya tuvugana uzi ahantu iri? Urahazi? Umuntu hakubajije wamubwira iri hehe? Abantu benshi bafata telefone zabo neza kurenza uko bafata Bibiliya zabo neza. Abantu benshi bita ku misatsi yabo, cyane cyane abakobwa. Abasore nabo kwa kundi biyogoshesha bakabiha agaciro kenshi karenza ko baha Bibiliya. Wowe Bibiliya yawe irihe? Abandi bava gusenga bagaterera aho ngaho, abandi bagashyira mu kabati, bakazongera kuyibuka bagiye gusenga. Imana itabare ubwoko bwayo. Mukundwa, niba ugira Bibiliya, Bibiliya yawe irihe? Isa gute? Hari abandi bafite Bibiliya bahawe nk'impano muri za kakawete, bakoze ubukwe, bakoze amabirthday, ariko kuva ubwo baziheruka ubwo, bamwe muri bo ntibazi niba hari n'akandi kantu bafashe ngo bagashyire muri Bibiliya, ntibabizi. Bibiliya yawe iri hehe? Iba he? Isite? Uyibika gute? Uyiraza he? Ni isuku ki uyikorera? Uyisoma ryari? Imana itabara ubwoko bwayo. Ariko tugiye gutangira kujya dusoma ijambo ry'Imana. Ibyahishuwe
igice cya mbere umurongo wa 3. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakitondera ibyanditswe muri bwo, kuko igihe kiri bugufi. Imana ishimwe. Imana y'amahoro ihimbaza. Abasoma Bibiliya barahirwa. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi. Byonyine gusoma gusa, byonyine gusoma Bibiliya, kurambura gusa ugasoma, ubikora gutyo arahiriwe. Nta kindi ukoze, ugafata Bibiliya yawe ukarambura ukagenda usoma, wabyumva utabyumva, byonyine abakora ibyo barahirwa, niko ijambo ry'Imana rivuze. Bibiliya ni ukuri kuzuye. Ijambo ry'Imana ni ukuri kuzuye. Hahirwa usoma amagambo y'ubu buhanuzi, hahirwa n'abayumva bakayitondera. Umugisha wa mbere wo guhirwa ni ugusoma. Uwa kabiri ni ukumva ibyo usomye ukanabyitondera. Abo barahiriwe. Imana ishimwe. Gusoma Bibiliya wabyumva utabyumva ni umugisha. Noneho gusoma ukabyumva ukanabyitondera ni uguhirwa, ukongera ugahirwa. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa 3. Urahirwa usoma Bibiliya, urahirwa mukundwa. Ese abahirwa ni abahe? Abahirwa ni abafata umwanya wabo bakicara bagafata Bibiliya bakayirambura bagasoma, babyumve ntibabyumve barahiriwe. Abandi bahiriwe se ni abahe? Noneho ni abayisoma bakakira ibyo basomye bakabyitondera, nabo barahiriwe. Mbega ijambo ryiza. Gufata Bibiliya yawe ukayisoma, urambura usoma nabwo urahiriwe. Nawe utangira uhirwe ujye usoma Bibiliya. Noneho ugasoma ukabyumva ukabyitondera, noneho urahiriwe ukongera ugahirwa. Nawe bibe bityo. Imana iguha umugisha mukundwa. Imana y'amahoro iguhe umugisha. Imana ishimwe. Yesu avuga ijambo rikomeye muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 43. Yesu aravuga ati, ni iki gituma mutamenya imvugo yanjye? Nuko mutabasha kumva ijambo ryanjye. Ni kuki tutabasha kumva imvugo y'Imana? Nuko tutabasha kumva no gusoma ijambo ry'Imana. Ni Yesu wabivuze. Impamvu tutamenya imvugo ye nuko tutumva kandi tudasoma ijambo rye. Ni umugisha yuko iby'Imana idushakaho byose yabishyize mu ijambo ryayo Bibiliya. Biruzuye, turabifite. Ababyita amayobera nuko badasoma, nuko batabyitaho. Ababyita amayobera nuko badasoma, nuko kandi batabyitaho. Mbega byiza. Kandi ababyita amayobera nuko badashaka kumva icyo data avuga. Iyo papa wakubwiye ntubyumve, uramubaza ngo uvuze gute?
ababyita amayobera nuko badasobanuza, nuko badashaka kwiga, nuko badashaka kumenya. Iyo papa wakubwiye ikintu ntucyumve neza, nuko ati papa uvuze gute, niko n'Imana yacu ikora. Iyo usomye ntubyumve uravuga ngo papa aha ndahasomye ariko simwumvishije, Imana irasubiza. Igituma tutumva imvugo y'Imana nuko tudasoma ijambo ryayo. Igituma dukora ibyaha nuko tutasoma ijambo ry'Imana. Igituma tugwa buri munsi nuko tudasoma ijambo ry'Imana. Ngo kandi hahirwa n'abasoma bakitondera ibyo basomye. Ntidusoma ijambo ry'Imana, wapi? Ariko turisoma twagera mu kibazo, ikibazo kikaneshwa na rya jambo twasomye. Saduraka na Meshake na Bedenego bajya mu itanura ry'umuriro ugurumana, baravuze ngo Imana y'amahoro iri budukize muri itanura. Kubera iki? Yesaya haranditse ngo nzabana namwe, nzagendana namwe, nimuca no mu muriro ntacyo muzaba. Ariko kuko abana basomye ijambo bavuga ngo tuributse Imana yacu yaravuze ngo niduca no mu muriro izabana natwe, reka tujyemo. Bakurikiza ibya rya jambo, Imana koko ibagirira neza. Twebwe igituma tugwa ntabwo dusoma ijambo ry'Imana. Igituma abapagani barira n'abana b'Imana bakarira nuko abana b'Imana badasoma ijambo. Abapagani ntabibahumuriza, abana b'Imana bafite ijambo ryakabahumurije ariko ntibarisoma. Barira kimwe n'abapagani, bataka kimwe n'abapagani, birwanira kimwe n'abapagani. Kubera iki? Nta jambo ry'Imana bafite muri bo. Imana itabare. Mukundwa, usoma Bibiliya kangahe? Ku munsi ugira amasaha 24 byonyine usoma iminota 2 Bibiliya ku munsi. Icyumweru usoma byonyine Bibiliya iminota 14 mu cyumweru. Ese mu kwezi kw'iminsi 30 byibuze usoma Bibiliya iminota 30 mu kwezi, bingana n'umunota umwe ku munsi. Ese mu mwaka w'iminsi 365, ese mu mwaka byonyine usoma Bibiliya iminota 365? Usoma Bibiliya ryari? Ubiha uwuhe mwanya? Bibiliya ni ibiryo. Uko umubiri ushaka ibiryo niko n'umwuka ushaka ikiwutunga, ijambo ry'Imana. Niba udasoma Bibiliya usoma iki? Niba utareba muri Bibiliya ureba mu ki? Niba udaha umwanya Bibiliya uwuha iki? Nabivuze, bamwe barazifite bameze nk'abatazifite, bamwe barazifite barutwa n'abatazigira, bamwe barazifite ni imitako. Imana iganze. Mukundwa, why udasoma Bibiliya? Why? Kuki uryama udasoma Bibiliya byibuze akarongo kamwe? Kuki ubyuka udasomye Bibiliya byibuze akarongo kamwe? Kandi Bibiliya si iz'abapotere, si iz'ababishopu, si iz'abapasiteri, si iz'abapadiri, ni iyawe.
Bibiliya ijambo ry'Imana ni iryawe, niho uganirira na papa wawe, ndavuga papa wo mu ijuru, niho uganirira n'Imana yawe. Ni iyawe Bibiliya, si iyanjye, ni iyawe, si iy'uriya, ni iyawe. Nibwo buryo bwiza papa wawe yabonye mwajya muganiriramo. Bibiliya ijambo ry'Imana niho ugomba kuganirira na papa wawe, ugasoma ngo papa, hano ni uko wavuze, uzabana nanjye, uzagenda nanjye, uzangira neza. Yo papa, none se washatse kuvuga iki? Imana ikakubwira. Nibwo buryo bwiza bwawe bwo kuganira n'Imana. Ese Imana iravuga ye? Kuki utavugana n'Imana muri Bibiliya? Bibiliya yawe kumara iki? Kuyifite ikumara iki? Ko bayiguhaye kumara iki? Ko bayiguhaye nk'akadi kumara iki? Ko bayikuguriye kumara iki? Ko wayiguriye kumara iki? Cya gihe utanga amafaranga yawe, none se wayiguriye iki kutayisoma? Abayiguhaye se ko bayiguhaye ngo uyisome kutayisoma? Ni iki Bibiliya yawe kumara ibi? Ariko abasoma ijambo ry'Imana Bibiliya ngo barahirwa, abayisoma barahirwa, abayisoma bakayitondera, none bakitondera ibyo basomye, barahirwa nanone. Ariko uzi gusoma ibintu ugahirwa, kandi ni nabyo biranakwiriye, ni byiza. Kandi abasoma ijambo ry'Imana bakaryitaho, amaherezo yabo saha mu isi, oya, bazibera mu ijuru, bazaba mu ijuru. Iyo usoma amakayi neza ukabyitaho ibyo wasomye, bakazana interrogation cyangwa ibizamu ugasubiza, ubona diplome yo mu rwego rwo hejuru. N'abasoma Bibiliya barahirwa. Abasoma Bibiliya bakita ku byo basomye, ibyo batazi neza bakabaza Mwuka Wera ubayobora. Abo ngabo bafite diplome izabajyana mu bwami bw'Imana. Bayisoma neza, bakayitaho, ibirimo byose. Abo ngabo babikiwe ibanga. Imana iduhana umugisha. Yesu we. Zaburi 119 umurongo wa 2. Hahirwa abitondera ibyo yahamije, bakamushakisha umutima wose. Hahirwa abitondera ijambo Imana yahamije, bagashaka iyo Mana n'umutima wose, barahirwa. Amena. Gusoma Bibiliya ni uguhirwa, ukongera ugahirwa, ukava mu itangira ukajya mu byahishuwe, uhirwa gusa. Haleluya. Yesu we. Ukajya mu kubara ugahirwa, mu kuvuga ugahirwa, mu gutegeka ugahirwa, muri Yesu ugahirwa, mu Bamu ugahirwa, Matayo ugahirwa, Yohana ugahirwa, Luka ugahirwa. Mbega byiza. Yesu we. Mukundwa, mu kanya ufite, jya uremamo akanya usome Bibiliya. Mukundwa, mu mwanya ugira ku munsi, jya uremamo akanya usome Bibiliya. Muri bize na stress, jya uva muri bize na stress, ushaka akanya usome Bibiliya, uhirwe. Aho umwanya wabuze, ntukabure umwanya wo gusoma Bibiliya. Haleluya. Aho ibihe bitameze neza, ntibikakubera inzitizi zo kudasoma Bibiliya, ahubwo ujye usoma Bibiliya. Mu mwanya urememo akanya usome Bibiliya, nawe uhirwe.
Imana iduhana umugisha. Ijambo ry'Imana rigwire muri wowe, rigwire muri wowe. Rigwire muri wowe ijambo ry'Imana, rikubemo uribemo, maze uhirwe. Zaburi 119 umurongo wa 15. Nzibwira amategeko wigishije, kandi nzita ku nzira zawe. Nzishimira amategeko wandikishije, sinzibagirwa ijambo ryawe. Haleluya. Iyo tumaze gusoma Bibiliya, dufata umugambi wo kudateshuka ku byo dusomye. Iyo tumaze gusoma Bibiliya, dufata ingamba. Ese bidusomye ni umwanya wacu dutaye? Oya. Ese bidusomye twasomaga gusa? Oya. No. Tugafata umwanya, tugafata ingamba. Zaburi 119 umurongo wa 15. Nzibwira amategeko wigishije, kandi nzita ku nzira zawe. Nzishimira amategeko wandikishije, sinzibagirwa ijambo ryawe. Imana iganze. Imana y'amahoro ishimwe. Mukundwa, ugomba gusoma Bibiliya. Yosuwa igice cya mbere umurongo wa 8. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarorere kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditswemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose, nanone ukongera ugahirwa. Mbega ijambo ryiza. Ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntukarore kubihamisha akanwa kawe, ahubwo ujye ubitekereza ku manywa na nijoro, kugira ngo ubone uko ukurikiza ibyanditsemo byose. Niho uzahirwa mu nzira zawe, ukabashishwa byose. Mbese sinjye ubigutegetse? Nuko komera ushikame, ntutinye kandi ntukuke umutima, kuko Uwiteka Imana yawe iri kumwe nawe aho uzajya hose. Amen. Gusoma ijambo ry'Imana ni itegeko ry'Imana. Gusoma Bibiliya ni itegeko ry'Imana, si ubushake bwawe. Gusoma Bibiliya, Imana yabigize itegeko. Ngo ibiri muri iki gitabo cy'amategeko ntitukarorere kubihamisha akanwa kacu, no, ngo ahubwo tujye tubitekereza ku manywa na nijoro. Ngo mbese si Imana ibidutegetse gusoma Bibiliya? Si Imana ibidutegetse ngo tujye tubihamisha akanwa kacu amanywa nijoro? Yosuwa 1:8 kugeza ku 10. Nuko rero ngo dukomere dushikame, kuko Imana iri kumwe natwe aho tuzajya hose. Turahiriwe abana b'Imana. Gusoma Bibiliya ni ibyawe, si iby'abariya. Niba uyisoma ugasinzira nta kibazo. Byaba bibabaje gusinzirira mu bindi udasinzirira muri Bibiliya. Niba uyisoma ibitotsi bikaza nta kibazo, n'ubundi biza utayisomye, jya uyisoma. Niba uyisoma ukumva ntubyumva nta kibazo. Imana iduhana umugisha. Ikibazo si umwanya udasoma Bibiliya. Ikibazo ni ukutayitaho. Ikibazo si uko Bibiliya irambitse. Ikibazo ni uko utayifungura ngo uyisome. Dusoma Bibiliya. Ikibazo si uko uyisoma ntuyumve. Ikibazo ahubwo ni uko udakomeza gusoma n'ibyo utumva. Jya usoma Bibiliya. Wayisoma ugasinzira nta kibazo. Twavuze ko abayisoma bahirwa.
wayisinziriramo. Gusinzirira muri Bibiliya uri kuyisoma ni uguhirwa. Jya uyisoma nushaka kuyiraremo. Mu ntege zawe nkeya jya usoma Bibiliya. Kuri uyu usoma ubunebwe bukakwica, yes, ongera. Uyu munsi buzakwica, n'ejo ejo siko bizaguma. Kuri uyu usoma umunota umwe nta kibazo, ejo uzasoma 2. Kuri ujya kuyisoma ibitotsi bikakwica, yes, nta kibazo, bikwica uyirimo. Why? Kuki nta n'ijambo nari muzi wabwira umuntu uzi mu mutwe? Why? Muri Matayo nta jambo, muri Yohana, muri Luka, mu byahishuwe, mu Befeso, mu Bakorino, why nta jambo nari muzi? Mu Kuva, muri Yobu, muri Za, why nta jambo nari muzi? Bibiliya ni iyawe. Abantu benshi dufite amapromese twagiye duhabwa n'abantu, tuyazi mu mutwe n'amatariki bayaduhaye. Hari igihe shera kwandikira mesaje ukayibika ukaba ati aka kajambo sinakibagirwa. Wayo udasoma ijambo ry'Imana ngo nawe ugire umurongo umwe uzi muri Bibiliya. Niba promese tuzifata mu mutwe n'amatariki n'igihe, kuki tutafata noneho ijambo ry'Imana? Abandi tumenya abakinnyi mu mutwe n'abaririmbyi n'indirimbo zabo, na filime n'uduseri, akasohotse uyu munsi n'akazasohoka, ariko kumenya ijambo ry'Imana mu mutwe umurongo umwe ni ikibazo. Ariko uwo si umwuka uva ku Mana, ni uwa Satani, urwanye mu izina rya Yesu. Kuki umenya uduseri n'utundi, kuki umenya abahanzi, kuki umenya indirimbo, ukazifata mu mutwe, ariko ijambo ry'Imana reka. Uwo si umwuka w'Imana. Yesu yatubwiye ngo igituma mutamenya ijambo ryanjye, igituma mutanyumva, nuko mutamfite, nuko nta jambo ryanjye mufite. Read your Bible. Soma Bibiliya yawe, yisome, wongere uyisome. Sinzira uyisoma, nta kibazo. Soma byongere bikunanire, nta kibazo. Rebamo, bihumura n'amaso, nta kibazo. Read your Bible. Imana iduhana umugisha. Biriya ni iby'abapasiteri, ni iby'abakozi. Ubuse njyewe nayisoma ubundi? No! Bibiliya ni ijambo ryawe rigukomeza, riguhumuriza, rigufasha mu gihe cyose, kandi nawe wahumurisha abandi ukarikomeresha abandi. Ni iyawe, jya uyisoma. Jya uyisoma. Imana iguhe umugisha wonyumvishije. Bibiliya iraryoha we. Ni iki wasoma ukanezerwa nk'uwasomye Bibiliya? Ni izihe invitation wasoma? Ni ibihe binyamakuru wasoma? Ni izihe mesaje wasoma? Ni iza mobile money se? Ni West Union, za MoneyGram? Bibiliya iraryoha, jya uyisoma uzabyumva. Kandi mujye muyikorera isuku. Ni isaza, hari ukuntu abantu basigaye babikora neza bakayigira nshyashya. Tuyifata neza Bibiliya yawe. Imana iguhe umugisha. Ni Evangeliste Mabure Nirema. Mureke dusome ijambo ry'Imana birenze uko twabikoraga. Imana idufashe. Abantu benshi hari abadafite ubushobozi bwo kugura Bibiliya. Uko Imana igushoboza, ujye ushaka umuntu ugurira Bibiliya. Ni byiza. Jya usoma Bibiliya.
nubona umuntu atayifite ukabona arayikeneye, mugurire Bibiliya. Ni impano idasaza. Jya umugura Bibiliya. Ndagushimiye mu mwanya ufite, rema akanya usome Bibiliya. Ndagushimiye jya ufata Bibiliya yawe neza. Ndagushimiye jya uva mu bunebwe usome Bibiliya. Ndagushimiye jya uva muri simbyumva bikomeze muri simbyumva ariko uri kuyisoma. Ndagushimiye jya ubumbura Bibiliya yawe uyisome nawe uhirwe. Ndagushimiye nawe jya ugira umurongo ufata mu mutwe. Nawe jya ugira umurongo ufata mu mutwe. Ndagushimiye Bibiliya harimo amagambo yaguhumuriza, harimo ayagukomeza, harimo ayakuzamura, harimo ibihumuriza byazamura abandi, harimo agukomeza, harimo imvugo y'Imana gusa gusa, harimo imigambi myiza, harimo iby'Imana yakuvuzeho. Bibiliya harimo iby'Imana yakuvuzeho, hari ibyo iri kukuvugaho, hari ibyo ikubwira, hari inzira ikubwira, hari aho ishaka ngo uce, hari aho ishaka ngo uvuge uko ishaka. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Jya usoma Bibiliya mukundwa, jya uyisoma. Telefone zawe ni 0788884046. Evangeliste Niyirema Aimable. Ikibazo si uko udasoma Bibiliya. Ikibazo ni uko utabifatira umwanzuro. Ikibazo si uko byakunaniye. Ikibazo ni uko utabigerageza. Ikibazo si uko gusoma Bibiliya bigoye. Ikibazo ni uko uhora muri biragoye. Ikibazo si uko gusoma Bibiliya atari ibyawe. Ikibazo ni uko wabigize iby'abandi ari ibyawe. Ikibazo si uko gusoma Bibiliya. Imana iguha umugisha wo gusoma Bibiliya. Imbaraga zikurimo zatuma usoma Bibiliya. Ubuzima ufitiye umunsi bwagutera gusoma Bibiliya. Iyo wasomye Bibiliya ntubeshywa, ntugira ubwoba, nturira nk'abapagani, oya, hari ukubaho nyine nk'umwana w'Imana. Ibihe byiza.